noneho uyu munsi ntago nje kugutera ubwoba ahubwo nje kukumara amatsiko. Koko niba kuguruka byari bishoboka, kuki byatwaye ibinyejana byinshi by'imyaka ngo umuntu abigereho? Ikindi kandi kuki abantu benshi bagerageje bikanga, benshi bikabaviramo n'urupfu? Kuki abahanga ndetse n'abashakashatsi bakomeye bananiwe, ariko abagabo babiri b'abacuruzi b'amagare badafite laboratwari zikomeye aribo babigezeho? Gusa hari ikintu abandi bose batabonye, hari ibanga ryahinduye amateka y'isi burundu. Uyu munsi wa none tugiye kumenyera hamwe uko indege ya mbere ku isi yavutse n'ukuntu yahinduye isi itazongera kumera nka mbere. Uri kumwe nanjye Eric nitegeka, ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye. Inkuru nyinshi zaranditswe, ibitabo byinshi birandikwa ndetse n'ubushakashatsi bukomeye kuri ibi bintu tugiye kugarukaho. Kuva kera mu myaka yo hambere abantu bakundaga kureba inyoni bakibaza bati kuki twe tudashobora kuguruka nkazo? Gusa hagati aho abenshi bagiye baharanira kuguruka, ariko benshi bakagwa hasi ndetse bakanahasiga ubuzima. Gusa kandi muri icyo gihe kuguruka byafatwaga nk'inzozi kandi bigafatwa nk'ibintu bidashoboka by'ubusazi. Dore ngiyi ntangiriro y'amateka ndetse n'inkuru utaruzi ku bavandimwe babiri, Willy na Oliver Wright. Bari abacuruzi b'amagare, ni bari abahanga ba kaminuza, ariko bari bafite ikintu gikomeye, kwizera ko bishoboka. Bamaranye imyaka myinshi biga uko umuyaga ukora, amababa y'inyoni n'uko imashini ishobora kuzamuka mu kirere. Ibyo byose kandi byabaga ariko abantu babaseka bakabaca intege, ariko bo ubwabo ntibigeze bacika intege. Dore ngo uyu muzi wa byose aho utangirira tariki ya 17 Ukuboza w'1903. Ikiti Hawk, indege yabo yiswe White Flyer, yazamutse mu kirere yamaze amasegonda 12 gusa, igenda metero 36. Yari intangiriro y'amateka mashya umuntu yari amaze kuguruka akoresheje imashini igenzurwa. Aya masegonda 12 wumvishe niyo yatangiye guhindura intambara, ingendo n'uburyo isi ibayeho none. Gusa kandi nyuma y'iyo nsinzi yose, indege zatangiye gukoreshwa mu ntambara ya mbere y'isi. Zatangiye gutwara abantu ku migabane itandukanye, ibikorwa by'ubucuruzi byihuse ndetse n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga ndetse ikiremwa muntu ubwenge bugenda bwiyongera. Kuva kuri icyo gihe isi byahise bituma iba ntoya cyane, kubera ko ihagarariye ku ikoranabuhanga ritari ryarigeze ribaho na mbere, aho kuva ku mugabane umwe ujya ku wundi byahise byihuta cyane. Gusa ibintu abantu benshi bavuga ko bidashoboka, akenshi nuko usanga bitarageragezwa bihagije. Aba bavandimwe babiri ntibari bafite ibikoresho bihenze na laboratwari ndetse na interineti, ahubwo icyo bari bafite ni inzozi ndetse n'umwete. Kandi baravuga ngo iyo uhuza inzozi n'umwete, amateka arandikwa. Ibi byose byatanze icyizere, gusa byagejeje isi n'ahakomeye kuko byateje intambara zikomeye cyane, aho byagejeje isi mu ntambara ya mbere y'isi. Iyo hataza kwifashishwa zino ndege ndetse n'ibikoresho bindi bigiye bitandukanye bya siyanse, ntago isi ibimeze uku nanone. Uyu munsi wa none indege ziraguruka amasaha menshi zitwara abantu amagana, ariko byose byatangiye ku masegonda 12 gusa ku mucanga wo mu majyaruguru ya Carolina. Ese niki wowe wifuza gukora abantu benshi batinya kandi bavuga ko kidashoboka? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi niba ukunda amateka n'ubumenyi kanda subscribe. Tuzongere kubonana mu kindi gice cy'amateka y'ubwenge n'ubushobozi bw'umuntu, kandi hari igitekerezo ufite wacyandika muri comment tukazakigusobanurira neza.